Amaheresi ikaze abakurikiye ikiganiro intangarugero Empire, isoko ibiganiro byubaka kuba intangarugero ni umusemburo n'amateka ituma tugera aho twifuza kugira. Turi mu kiganiro ndi kumwe n'impanga yanjye, umusore mwiza nkunda cyane, ndetse ntekereza ko namwe mukunda cyane kandi mwamaze kumukunda. Hari benshi bakomeje kugenda bambaza kumuzana mu kiganiro. Uyu munsi ngiye kumwakira, mfite amahirwe kuko ndi kumwe nawe. Tubafitiye topic nziza cyane tujye kuba tuvugaho muri uyu mwanya. Mbere y'uko rero mwakire kanshimire wo muvukanda subscribe, like, share no comment, ndetse rero bwa mbere byiza hano ihutire kanda subscribe, like, udire ibitekerezo ndetse kandi kunzwe kugira ngo ikiganiro cyose dukoze kikugerezwe kuri gatanu. Reka tumwakire, ni kare mu kiganiro intangarugero. Murakoze cyane, nzi musohoze we nani navuze ko we nta mpanga isohoze impanga nimureba neza murasanga turasa, sibyo? Niba ari byo mutubwire. Yego, n'abantu dushaka abakobwa babiri basaba impanga basa natwe, ariko tuzakora n'ikiganiro abakobwa babiri b'impanga biteguye gukora ikiganiro natwe muri hehe. Urumva impanga, umva iyo umuntu abyutse mu gitondo, ngiye iyo umurebye mu gitondo hari n'igihe ntuga mu maso ubwo undi basa neza nanjye nsa neza. Ese bereka mu maso iyo uri kure tutari kumwe ubundi umeze ute? Urebye ni ibintu biri sinzi ukuntu nabyita, ariko umwe abakora urundi, umwe aba ari hariya undi akora urundi, gutyo urabizi tujya tubicanamo, umwe ararwara undi akarwara. Umwe niba ari kuvugisha umukobwa runaka nawe ukaba uramuhamagaye mukavuga the same things, mukavuga ibintu bimwe. Urumva nyine ni ibintu nk'ibyo ngibyo, amanota mu ishuri muranganya ibiki ibintu ngibyo. Ugira icyo ubwira abantu ku byiza byo kubyara impanga n'ibyiza byo kubyara impanga? Reka mvuge ibindi byiza byo kugira impanga, ariko nawe wibaze kugira umuntu umasa photocopy, fresh mu byo natari byiza, ni byiza. Yes, ni byiza, ariko ikibazo cyabyo ni uko impanga yashobora kuzakwinjira ugasanga iri kumwe na sheri wawe yagize ngo ni abakobwa. Kubakobwa hari ukuntu njya muhura n'abakobwa mwigana, none sinambamenye mbarambwiye manza nze imeze bite, nanjye ko mba nabazi hita numva ko ngomba kukubera aho ngaho. Ahubwo reka musetse rero ejo bundi reka musetse ikintu cyawe, hita numva ko ngomba kukubera aho ngaho, none nkatangiye kuko akenshi babizwi ibintu byamba mbizi nyine. Niba bambashe wenda turakora kafi ryari kuko mba mbizi nyine, turakora amasaha nayo twiga size nizi nyine, bakagira ngo ni wowe kandi ntibarekambe. Reka musetse ko ejo bundi cyagiye njya mu kazi mubwira ngo uzi nibaza gufungura noza class niza gufungura link online uze kwa attending. Waratendinze mu bintu byabaye yaratendinze baramuhamagara litaba rigi namanje arayizi, class irakomeza pakirangiye ndaza mvuye mu kazi nkomeza class ya kabiri. Noneho lecture afungura link, ayifunguye ubwo tuba turajoininze abantu bumva ariko uburyo nje mfite noza vibes bitandukanye nuko yarafite vibes dare bimeze kare. Ndababwira tusiko ubwo yamuye attendance yayinkuriye ibini kandi ubwo cyarimo kubyumva. Turavuga nivamo n'abanyeshuri bamvamo, usiko manzo nzi nataje ntago yaje ibini ati hari manzo nzi wa kabiri. Manzo nzi ni dodo y'uyo. So ku bantu batazi manzo nzeni ni amazina yacu y'abakuru b'ini manzo nzeni abantu batuzi baze aho yize rimwe akaba kabiri, ko tukaba manzo nzeni kumwe. Impamvu tuzazigarukaho manzo nzeni tuzazigarukaho. Umva rero imanga ni bisi kuba yajya muri class akajya kwatendinga online ni sawa, buri ara menshi nzajyana akora tundi tuntu ashaka kubabwira ngo umuntu yaba afite agaterime ni fresh provisoire. Yes, indangamuntu ye ntabwo narwara iyanjye nayivuze ngo muri ukoresha cyane. Iyo ngiye kwa muganga ashizabwira sura ukuntu twagiye kwa muganga agahagararamo umunzani barimo kumupima ibiro, yavamo nkayitanjyamo kandi muganga ntigeze azamura umunzani cyangwa abanure. Ahubwo siko cyagiye njye nagiye ku munzani mvuye umuganga kubonye ese nakupima ibiro byawe ra
muganga nyine muganga biramucanga ariko aza kumenya ko turi imana gusa ikintu cyansikije ni ukuntu njyewe nagiyeyo bwa mbere uwo musi ugiye ku ishuri nawe uti nanjye reka unsanga gisekesha ni ukuntu ubundi twagiye gufata imiti tugasanga twafashe imiti imwe twakoresheje n'ibizamini bimwe barabizi batandukanye rwose ibintu biba ku mpanga reka tubwire tuzabigarukaho ni ubuzima bw'imanga aho waburyoshye ariko buraryoshye hari ikiganiro turi bukore tubabwire ukuntu imanga ubuzima bumeze neza buryoha abakobwa ziba zifuza gutereta uko bigenda imbogamizi ni ikiganiro cyiza tuzagarukaho uyu munsi tugiye kwibaza ikibazo kibaza kiti ese ko urubyiruko uyu munsi turimo kugaragaza ubuzima dufite kuri social media twambaye neza twasohokera ahantu heza ariko se rimwe rimwe tukagaragaza ubuzima tutarimo bifite izihe ngaruka kuri twebwe uyu munsi nimba ingaruka wumve ku bantu bakureba ku babyeyi bawe ku bakubonyemo ubushobozi ushaka ko bagira ikintu bafasha wumve ku mukobwa mukundana aho hose hari positive effect ariko nyinshi negative effect mutubwire bw'ibitekerezo kuri mwebwe uyu munsi ko mubona abantu yariye neza yapostinze yasohokeye Gisenyi yapostinze yagiye yapostinze yambaga kote keza yapostinze ese gushyira ibyo byose kuri social media mu by'ukuri ugasanga ariko ntabwo bihuye n'akarere ikintu ukora ni ukujya gusa donc uhishe ubuzima urimo uwo munsi bikugereza izihe ngaruka Paul kabanze mpere kubanza kusoza dukurikiye kuri icyo kibazo noneho warumbajije ndaza kugisubiza ariko manje guhera ku kiganiro nabonye cya RBA cyitwaga personal branding ni ikiganiro nakunze ndarikira abanyarwanda mwese kugira ngo muzajye kuri RBA YouTube kuri channel yabo natwe twasangikura wowe wenda tukakiga kuri personal branding narayikunze cyane hari amasomo menshi nagiye nkura mu kubera ko nureba neza muri ubu buzima abantu barimo aho ikoranabuhanga rikataje urasanga abantu basigaye barwara indwara twitambukira imitruma ni iki ni indwara iterwa no kuba icyo postinga uri mu rugo guys ako kantu indwara iriho point mbega ikintu gikomeye we indwara yo kubura icyo upostinga urumva kabisa indwara yo kubura ikintu postinga ukajya muri ukareba all the pictures wafashe kubera gushaka kugira ngo abantu bakomeze bakubone muri wa murongo mwiza ugafata ifoto yo muri hari ufata ifoto yo muri bibiri hari wibagiwe ejo bundi afata ifoto yo muri bibiri arayipostinga ngo yakoraga iki se yari guhinga igiciro kiri hanze indwara yo gupostinga yo kubura icyo postinga kubera iki yo kubura icyo abantu kuri post none se ikibazo uba wumva yuko mu gihe utapostinze hapfuye iki hangiritse iki reka tugaruke kuri personal branding n'amaze kuvuga aho biba byaturutse ni ukuvuga umuntu aragenda ushobora gupostinga uri mu kazi kugira ngo abantu bazajye babohereza akazi ni byiza bitewe n'ibyo ukora ariko ntibibagirwe yuko hari abantu benshi baba batanejejwe n'ibintu ukora ntabwo postinga uri mu kazi ni byiza pe abantu bazabohereza akazi umaze kubaka izina ariko ntabwo ari byiza guhora upostinga wasohotse hehe ushyizeho uri kurya inkoko urapostinze uri kurya umuceri urapostinze waguze urukweto rwiza urapostinze ugiye guhanga isoko urapostinze ugiye guhanga mu isoko ngo dore ngiye mu isoko why ubuzima bwawe bwose bukugeze urimo kubushyira kuri social media sinzi umuntu ni story nigeze kumva y'umuntu wagiye kwiyamamaza kuba perezida bazanye ifoto ari muri class yambaye pocket uravuga ati ibi ni ibintu y'umuntu rwose ntabwo aba perezida ibintu dukora bitugira ingaruka numenyereza abantu kukubona mu mwenda mwiza buri gihe ukajya kwambara inoza ntugaragaza wenda amafoto uri mu kazi runaka akazi kari reality on ground apana kugaragaza ibintu biri mu kirere kuri screen gusa ngo wambaye nambaye neza niba ese uratekereza iki abantu bakubona buri munsi ku isati yawe wambaye neza uri guserebra uratekereza iki niba kubona ejo bundi ubuzima burahinduka ntawamenya niba kubona ejo bundi noneho wambaye nabi uri mu buzima bubi bizakugendekera gute
babukobwa bose bimiragaho cyangwa bakonaga muri uwo murongo bazagenda, inshuti zawe zizagenda. Rero akenshi na kenshi tujye tuvuga ngo dufite abanzi, ariko nureba neza urasanga dufite abanzi. Abanzi ni wowe ubikururira, ukomeza kubereka shongo, uri kubereka shongo, kubereka ibintu byiza urimo kubikururira. Ntabwo tuvuze ko tuzaba mu isi tudafite abanzi pe, bazabahari, ariko turi kumenya kuba managing. Rero ni ukuvuga ngo ibintu byo gupostinga kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi biri mu bintu byangije abantu, aho usanga umuntu yarwaye indwara yo kuvuga ati mana yanjye uyu munsi ndapostinga iki, uyu munsi ndapostinga iki, agafata ifoto ya kera akayishyira kuri stati kugira ngo nibura abantu bamubuze babone ko hari ukundi kuntu abayeho. Ariko n'umubazi bicaye n'umuhamagara kumwaza ngo ngure iki gihumbi kuri telefone, telefone ahita yikupa, cyangwa kubwira ko batari bamuhemba, cyangwa kubwira ko abosi babaye babi. Yeah, I truly understand this mentally problem. Tuvuga urugero, ndi mu rugo, hari abantu bamaze igihe batambona, bibaza ko wenda byaranze, n'ubuzima bwanjye bwarahagaze, byabaye ikibazo. Then nkajya muri nkajya muri flashback y'amafoto, wenda ndi muri graduation, mfite certificate, nabonye beto, nabonye wa mbere, hari abantu bari bampenze. So kugira ngo nimeze abantu yuko wenda iyo flashback igifite urugendo runaka ndi muri uyu munsi, ngifite impact, nkata posting. Niba nari nakoze graduation wenda mu myaka 5 ishize, nkata ndishira nubwo nakennye, ariko mfite bachelor degree. No, ntabwo zindi ndwara iriho. Uwo muntu urwaye indwara yo kujya postinga iba kabusho, ikabasha kugera mu mutima. Ariko abaganga mudukurikiye, abantu baba psychologue mudukurikiye, abarimu, ibyo bintu bibaho, mutubwire abaganga, mutubwire niba ibintu bibaho, indwara yo kwicara posting. Reka nose ikindi gikomeye, yego, noneho abantu barapostinga pe, ntabwo turimo kubuza abantu ngo posting, oya, turimo kureba personal branding. Yego, turimo kureba ukuntu noneho upostinga ifoto ugasanga hashize kamfata ikintu cyoroheje, umunota umwe irebwe n'abantu 50, ariko nta n'umwe urwaye agatima. Byo birababaza we, birababaza guys, umva abantu birababaza. Mukoresha WhatsApp, you ever post your picture on WhatsApp and you see that there is no one who has commented on your picture. Imagine, that's absolutely, man, how can I say this, man? I don't know. I know the weight. What kind of weight can I use? Because uriye ndimo kubyumva, urapostinze ikintu, ubuzima bw'ushaka akatima, kandi ugize ngo urebere reaction benshi bashaka like. Iyo babaye like umutima usura mu giterere, ariko ari nta like bashyizeho. Urwana no gushaka no gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura. How do you benefit from posting? Ushaka ifoto nziza iratuma baguhereza like. Uzi kugira ngo uyibone, baraguha akazi byo kwiba muri meto nziza kugira ngo ishyire kuri state. Wow, kana yaguze meto nziza ya 50 ya 60, bagukubita karaye. Like ise baguhaye mushuti wanjye, katari na YouTube ngira guhemba, kandi kwica bongo sanga nuko mbona ameze neza. Tuhuza n'iki kintu rero cya monetization cyaje. Noneho uyu munsi abantu bafite ubwiza, bafite iki, barimo gukira ibintu byose ku TikTok, ibintu byose bishoboka kugira ngo babone amafaranga. Noneho ariko uhitunagira abantu inama, ndetse nawe utanga iki ibitekerezo. Ese ibintu arimo kuvuga birahari cyangwa ntibihari? Wenda mu gusoza kwacu iki kiganiro tunasoza nuko ibintu bijyanye no gupostinga, bora ntukavuye ufite abanzi, nureba neza urasanga abanzi ni wowe ubwawe bikurira. Gerageza ubuzima bwawe kubushyira muri privé, bugire privé, ubuzima bwawe bugire privé. Ntabwo mvuze ngo uzamara icyumweru udapostinze ukwezi, ako ngenda bishobora, kandi nta nicyo nabaye, nako ndi umusore mwiza ushima Imana n'abantu. Wowe nibura ibyo ukora reka byivugire. Niba wasohotse ahantu niba wageze ute, birumvikana uri mu bukwe, birumvikana ko posting wagira ute, ariko reka gufata buri kantu kamwe kose kageze ubuzima bwawe ugashyire hanze, ahubwo uzasanga no bwamuri bwawe wabushize hanze kugira ngo ubone like. Gerageza ubuzima ubayemo bwakire, bigaragaza ibintu bitandukanye n'ibyo urimo, bigaragaza pe. Gerageza ubuzima ubayemo bwakire, posting ku kazi, muze mu makazi, biraka ibi, ariko nanone nabyo ugire limitation utagomba kurenza. Byaba ari byiza
kandi byasaba kubakira ubuzima bw'ejo hazaza. Icyo gihe nuramukona igihe muri bwa buzima bwo bikora ko abantu batagufataga nk'umuntu wemera cyangwa se umuntu uba mu buzima buhenze, bazabibona wowe n'undi bintu bisanzwe. Ntabwo nuzamuka birushaho kubabera byiza. Igihe numva rero nama nabihereza. So reka mvuge ko dukoze donc ubagira inama nziza cyane gupostinga amafoto kuri social media nta nyungu iribonemo, kandi tubona abandi barapostinga bagahembwa. Urugero nko hari nk'ibihugu byateye imbere ubona ko upostinga ifoto ugahembwa. Hano muri East Africa hari umuco watangiye kuhagira w'amafoto ni abakobwa, ariko abakobwa rero gupostinga amafoto yambaye ubusa. Hari uburyo nyine bashaka kamera imbere akajya gutya ariko nubwo abahungu turi iki. Guys, why are you rushing? Stop stressing yourself. How can you get benefit from posting a picture? Imagine you are naked and you take your camera and put in front of you, sex your body, then and you are taking video. What kind of video are you taking? How will you get benefit from what you post on social media? We can post appropriate picture that can give us benefit. Okay, ndetse yanatanga iki message. Ariko niba ujye gupostinga ubwambere bwawe iki ibyo bintu tuzanye tugarukaho umunsi ku munsi, mureke tube intangarugero. Iyi ndwara ikomeza kutubata kuko iyi ndwara izabyaga agahinda gakabije, ibyari absurd. Na postinze ntambwiye ati wenda abantu bambwiye ati courage, kuko ibyo nabibonye kera byararangiye, bakeneye ugeze uyu munsi. Akandi kantu bavuze, iyo postinga ubuzima bwawe muri reality, akenshi na kenshi ugira abanzi benshi, kandi muri abo banzi arakubwira ngo courage turangire gutya na gutya. So rero ikindi nabonye nuko abenshi iyo ubonye akazi, hari umuntu ubona akazi kugira ngo agaragaze ko Imana yamutabaye. Guys, ibyo bintu ni ibiki? Ugatangira tuwushi wahinduye amateka. Wahinduye amateka, ejo bundi bakakwirukana cyangwa bakazibwiza, byagenda gute? Imana ngo yahinduye amateka. Ariko ibi bintu ngewe tuzabigaruka ko umunsi tuzabisoze, reka tuzokiganira. Ariko guys, tunakomeza kubabwira ko mugomba kumenya ngo gato ninde gakoroni ntabwo turabwira ngo ninde, mwebwe ubwanyu muzabitubwira. So mukomeze kugira ibihe byiza, bazabitubwira. Nimero zacu ziri muri description, harimo comment, mutwandikire, mukore subscribe muri benshi. Tuzamura uyu muyoboro wacu abari ahantu hose mu gihugu, abari muri Philippines nkunda cyane, abari ahantu hatandukanye, mwese mugire gute makani subscribe muduhereze ibitekerezo. Impanga zifuza ikiganiro natwe namwe ni karibu muze rwose mubane natwe. Abifuza impanga zifite inama nziza, ibitekerezo byiza, kuganira namwe. Ejo hari umusore wamamagara ambwira ngo nshaka ngira inama discipline yanjye hari umusore namushima ndamusuhuza. So mukomeze kugira byiza, turabakunda cyane.